Nugiko ikaze tutokuzi ba Pilot TV aho muherereye ku isi hose ku munsi w'ejo masaha ya nimugoroba cyangwa nijoro kuko inkuru nayibagejeho mu masaha ni saa 5 z'ijoro nabagejeje itangazo ryiza cyane rihuriyeho ry'imande zombi no kuvuga leta ya Kongo n'ihuriro AFC M23 ryerekanaga ko ibintu byagenze neza cyane mu Busuwisi. Ariko se ibyo byari ukuri kose cyangwa hari ibyo baduhishe? Uyu munsi rero amakuru yizewe aturuka mu bitangazamakuru bitandukanye ashyize ukuri hanze. Ibyo twizeraga ko ari nambwe idasubira inyuma siko bimeze neza kuko ibiganiro byagenze nabi cyane kurusha uko babitubwiye. Kugeza ubu rero hari ibibazo bikomeye cyane kandi hari amasezerano y'ingenzi yasigaye adashyizweho umukono atarigeze yumvikanwaho. Nkuko twe twabagejeho ku munsi wa kabiri uko ibiganiro byagendaga ko ibintu byari bimeze nabi mu biganiro batari bamiranye neza, niko rero byaje kurangira. Gumana natwe rero muri iyi nkuru kuko tugiye kuganira, tugiye kubagezaho kuri kwambaye ubusa ku byerekeye ibyabiri inyuma y'inzugi zifunze i Montreux mu Busuwisi. Twese cyane rero reka tubanze dusubire inyuma gato kugira ngo twumve neza ibi bintu. Nuko twababwiye mu nkuru yacu iheruka kuva tariki 13 kugeza tariki 17 Mata 2026 intumwa za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaturutse Kinshasa ndetse n'intumwa z'ihuriro rya AFC M23 zaturutse Goma zari zimaze iminsi 5 yose ziteraniye mu mujyi wa Montreux bisoma neza mu gihugu cy'Ubusuwisi. Iki cyari icyiciro cya 9 kibiganiro hagati y'imihande zombi. Ibi biganiro byari bigamije gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yiswe Doha Framework Agreement yasinywe mu mwaka ushize wa 2025. Ayo masezerano ya Doha niyo shingiro y'ibi biganiro byose. Yaragizwe n'inyandiko cyangwa ibyiciro by'ingenzi 8 cyangwa protocol 8 kugira ngo ayo masezerano y'amahoro abe yagerwaho burundu. Ibyo byiciro byose uko ari 8 bigomba kwigwaho kandi bigashyirwaho umukono. Ariko se nyuma y'iyi minsi 5 yose bageze kuki? Ahariho hari inkuru y'incamugongo abantu benshi batari bamenye. Nubwo iryo tangazo rya leta na M23 ryavugaga ko bateye intambwe ishimishije, ukuri kwavuye mu isesengura ryimbitse nubwo nta masezerano yashyizweho umukono uyu munsi. Icyari cyabajyanye mu Busuwisi muri iki cyiciro cya 9 kwari ugusinya igice cya 3 cy'amasezerano. Iki gice nicyo kigenga uburyo bwo kugeza imfashanyo ku baturage bagezweho n'ingaruka z'intambara ndetse no kubaha ubutabera no kubarengera. Amakuru ahari yerekana ko nubwo imande zombi zavuze ko zagize ibyiza bagezeho, ukuri nuko batabashije kumvikana 100% ngo bashyire umukono kuri inyandiko. Baracyari mu magambo gusa, ariko igikorwa nyizina cyo gusinya iyi protocole ya 3 cyarananiranye muri iyi minsi 5 yose. Ibi bivuze ko ibyo kugaburira abaturage, kubaha imiti no kubarinda ibitero byavugwaga ejo bitaraba itegeko rihamye kuko nta mukono ubishimangira urajyaho. Tekereza nawe amasezerano ya Doha agizwe na protocol 8 ariko kugeza ubu 2 gusa nizo zamaze gusinywa mu buryo bwemewe n'amategeko. Ibi byerekana ko urugendo rwo kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rukiri rurerure cyane kurusha uko twabikekaga. Wakwibaza uti ese iminsi 5 yose abantu bari mu nama mu Busuwisi bayimaze bakora iki niba bataranasinye amasezerano yari yabajyanye? Amakuru yizewe atugeraho avuga ko ibi biganiro byari bigoye cyane, byarimo impaka ndende ndetse kenshi byasaga n'ibidindira. Igice kinini cy'igihe cyabo bagikoresheje biga no kuvuga ngo kubyarangiye. No kuvuga ko aho kugira ngo bige ku bintu bishya bijyanye n'imfashanyo bamaze igihe kinini basubiramo ibyemezo bari bafashe mu mezi ashize ariko ntibabishyire mu bikorwa. Ibi byerekana ikibazo gikomeye cyo kubura icyizere hagati ya leta ya Kinshasa na AFC M23. Niba bagifata ibiganiro by'uyu munsi kugira ngo babe bagira ibyo baganiraho bishya, ahubwo bakaba bajya mu byakera batigeze bashyira mu bikorwa, biragoye kwizera ko ibyo bumvikanye uyu munsi bizashyirwa mu bikorwa vuba.
nubwo ibintu bitageze neza ijana ku ijana nk'uko byari byitezwe, ntabwo twavuga ko inama yabaye impfabusa rwose. Hari ingingo ebyiri zikomeye cyane kandi zifatika impande zombi zemeranyijweho kandi zatumye hajyaho amatariki ntarengwa. Icya mbere kandi cyashimisha imiryango myinshi ni ukurekura imfungwa. Noneho amakuru mashya yatugezeho yaduhaye imibare ihamye y'abantu bagiye kurekurwa. Impande zombi ziyemeje ko mu gihe kitarenze iminsi 10 uhereye ku itariki ibiganiro byarangiriyeho buri ruhande rugomba kurekura imfungwa rufite. Dore uko imibare iteye mu buryo bwimbitse. Ku ruhande rwa AFC M23 biyemeje kurekura imfungwa 311. Izi mfungwa zizashyikirizwa imiryango yazo cyangwa inzego zibishinzwe zive mu maboko y'uyu mutwe. Ku ruhande rwa leta ya Kongo Kinshasa, guverinoma yayo yiyemeje kurekura imfungwa 166 bari bafunze bakekwaho gukorana na AFC M23 cyangwa gufatirwa ku rugamba. Hano hari ikibazo gikomeye cyane mbere yuko dukomeza kubijyanye n'izi mfungwa. AFC M23 yari yarasabye imfungwa 1000. None leta ya Kongo igiye kurekura imfungwa 166. Murumva ubuke bwazo. Ibi ni ibintu biteye amakenga n'ubundi nabyo bibabaje, nubwo hari imfungwa Chilombo agiye kurekura, ariko n'ubundi araza kurekura imfungwa zidafite akamaro zitumvikana. Tuzakurikirana ibijyanye n'abazafungurwa nibiba, ariko igihari nuko mu by'ukuri mu bana 1000 bagombaga kurekurwa bakaba bagiye kurekura 136. Ni ibintu biteye agahinda kandi bibabaje cyane. No kuvuga ngo aka kanya ho duhagaze abantu bose bamwe bagiye kurekurwa ni 477 bagiye kurekurwa. Iki ni igikorwa gikomeye cyane cyo kugerageza kubaka icyizere hagati y'imande zihanganye, kandi ibi bizakurikiranwa n'imiryango itabara imbabare kugira ngo byubahirizwe uko byavuzwe. Ariko ikibabaje ni umubare ugiye kurekurwa na Chilombo 166. Byonyine AFC M23 abantu igiye kurekura 311, mu gihe hari n'abandi 3000 bari abasirikare 3-5. Mbere bavuze 5 ubundi bavuga 3, ariko abo bose baba 5 baba 3 Tshisekedi asa nk'uwabanze. Nkuko twabibagejejeho ziriya mfungwa niba cyeka ko harimo zamaneko n'ibiki byose ntabwo tubizi, ariko bagomba gushyikirizwa Croix Rouge ubundi bakaba bakoherezwa i Kinshasa. Aba rero 311 nabo Tshisekedi we yasabye. Mu gihe leta y'Igoma ntabwo twavuga ko ari umutwe w'iterabwoba, AFC M23 yasabaga abantu 1000 bayemereye 166. Ikindi kintu cya kabiri cyiza cyagezweho kigomba kuvuga neza nishyirwa mu bikorwa ry'uburyo bwo kugenzura ukagahenge gahagaze. Nkuko twabikomojeho mu nkuru yabanje, no kuvuga mu nkuru twabagejeho nijoro, uburyo buzwi nka MCVE plus cyangwa Expanded Joint Verification Mechanism plus bugiye gutangira gukora. Abakora avuga ko mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa inzego za mbere zaba abagenzuzi zizaba zageze ku kibuga ahantu intambara yaberaga, kugira ngo barebe niba amasasu yarahagaze koko, niba nta muntu uri kubikira undi, niba ntawe ubikira undi, ndetse nuko ibintu byifashe muri rusange. Ibi ni iby'ingenzi cyane kuko inshuro nyinshi habagaho kwitana ba mwana, buri wese ashinja undi kurenga ku masezerano y'agahenge. Ubu rero bazaba bafite ijisho ryigenga ribareba ryemeza uwakosheje. Mu gusoza iyi nama y'iminsi 5 i Montreux yasize ishusho ivanze. Ku ruhande rumwe hari icyizere cyiza gishingiye ku kurekura imfungwa 177 ndetse no kohereza abagenzuzi bagahenge ku kibuga mu minsi iri imbere. Ku rundi ruhande biragaragara ko inzira ikiri ndende cyane, kuko icyari cyabajyanye nyamukuru mu Busuwisi ari cyo gusinya igice cya 3 cy'amasezerano arengera abaturage n'imfashanyo, kugeza ubu cyaburijwemo. Baracyari inyuma cyane kuko mu bice 8 bya Doha Framework ibice 2 gusa nibyo bimaze gusinywa kugeza uyu munsi. Aya makuru yarakomeje kugenda hinduka umunsi ku wundi. Ese ko bahawe iminsi 10 n'igihe ntarengwa cyo kurekuriza imfungwa, bazabikora koko Tshisekedi azabarekura?
dore ko n'izo bamuha asigaye azanga. Ese intumwa zizagenzura agahenge, zakagenzura zizagera ku kibuga ntizirasweho nk'uko Tshisekedi ngira ngo murabyibuka neza ubwo indege za drone zarasaga Goma zikarasa umwe mu bakozi ba UNICEF. Ibintu bibabaje cyane. Ibyo rero byose tukaba turaza gukomeza kubakurikiranira tubagezaho amakuru agezweho buri gihugu asohotse, kugira ngo aya makuru akomeye atazajya gucika. Ndagusabye kora subscribe niba utarayikora, kora like kuri iyi video kugira ngo igere ku bantu benshi, kandi usigaye igitekerezo cyawe comment hasi utubwire icyo utekereza kuri ibi biganiro. Ndabashimiye cyane mwese mufashe igihe cyanyu mukadukurikira, mukomeze kugira amahoro. Turaza gusubira mu nkuru yacu itaha. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.